Haleluya, shimye Imana cyane itwemereye ko twumvana amagambo y'Imana mu izina ry'Umwami Yesu. Umuntu wese nkurikiye mu imbaraga zo kumvira ijambo, kuko ari ubuhanuzi bwiza kandi bukwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Imana yo mu ijuru ikomeze wowe unkurikiye muri aka kanya. Ngiye gusoma aya magambo nkurikire kugira ngo tugendane, uze kumenya ubuhanuzi bugiye kuza nyuma y'iri jambo mu izina rya Yesu. Amen. Matayo ibice 6 niyo dutangiranye, turahera ku murongo wa mbere dukomeza dusoma mu izina rya Yesu. Ibyerekeye gufasha abakene niho tuhereye. Ibikorwa byiza byanyu muragiye mwirinda kubikora imbere y'abantu kugira ngo babarebe, mutazivutsa ingororano ya So uri mu ijuru. Igihe uhaye umukene imfashanyo, ntukabyamamaze nk'uko abantu b'indyarya bagenza, bari mu nsengero no mu mayira kugira ngo abantu babashime. Ndababwira nkomeje ko ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira. Ahubwo wowe igihe uhaye umukene imfashanyo, ntihakagire n'inyoni ibimenya. Bityo ibyo umuhaye bizaba ibanga, nuko So we amenya ibiri mu ibanga azakwitura. 5. Ibyerekeye gusenga. Igihe musenga ntimukamere nk'abantu b'indyarya bakunda gusenga bahagaze mu nsengero no mu mahuriro y'inzira kugira ngo abantu bababone. Ndababwira nkomeje ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira. Ahubwo wowe igihe usenga ujye winjira mu cyumba cyawe ukinge, maze usenge So uba hatagaragara, nuko So we umenya ibiri mu ibanga azakwitura. Igihe musenga ntimugatondagura amagambo atagira icyo avuga, nk'uko abatazi Imana babigenza, bibwira ko bazasubizwa kubera amagambo menshi. Ntimukagenze nkabo, kuko So abazi icyo mukenye mutarakimusaba. Nuko rero musenge mutya muti: Data uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe ari byo bikorwa ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe none ifunguro ridukwiriye. Utubabarire ibyo twagucumuyeho nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntutureke ngo tugwe mu byadushuka, ahubwo udukize ikibi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ikuzo ari ibyawe iteka ryose. Amina. Nimubabarira abantu ibyo baba babacumuyeho, So uri mu ijuru nawe azababarira ibyo mumucumuraho. Ariko nimutababarira abandi, So uri mu ijuru nawe ntazababarira ibyo mumucumuraho. Ibyerekeye kwigomwa kurya. Igihe mwigomye kurya, ntimukijime mu maso nk'abantu b'indyarya bakambye agahanga, kugira ngo abantu bamenye ko bigomwe kurya. Ndababwira nkomeje ko ingororano yabo baba bamaze kuyishyikira. Naho wowe niwigomwa kurya, wiyuhagire mu maso kandi usokoze, kugira ngo abantu batamenya ko wigomwe kurya, keretse So uba hatagaragara, nuko So we umenya ibiri mu ibanga azakwitura. Kwirundanyiriza ubukungu mu ijuru. Nimukirundanyiriza ubukungu ku isi, aho inyenzi n'ingese bibwangiza, n'abajura bakahaca icyuho bakiba. Ahubwo mwirundanyirize mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabwangiza, n'abajura ntibahace icyuho ngo bibe. Aho ubukungu bwawe buri, niho uzahoza umutima. Uko umubiri umurikirwa. 22. Itara ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba umurikiwe. Ariko ijisho ryawe niriba rirwaye, umubiri wawe wose uzaba ucuze umwijima. Niba rero urumuri rwawe ruzimye, mbega ukuntu umwijima ukurimo uba mwinshi. 24. Kudategekwa n'amafaranga. Nta mugaragu ushobora gukorera abashobuja babiri. Nta mugaragu ushobora gukorera abashobuja babiri.
iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'abagaragu b'amafaranga. 25. Kutabunza imitima. Reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima. Ntimukabunze imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara, mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyambaro? Nimurebe inyoni, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika, nyamara so uri mu ijuru arazigaburira. Mbese ntimuzirusha agaciro cyane? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya gato k'igihe azamara kubera ko yawungije imitima? Ni iki gituma rero mubunza imitima mwibaza icyo muzambara? Mwitegereze ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda ziboha. Nyamara mbabwiye ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze aririmba nka rumwe muri zo. None se mwa bantu bafite kwizera guke mwe, ubwo Imana yambika ibyo byatsi byo mu gasozi biba biriho, none ejo bakabicana, ntizabarushirizaho cyane? Nimukabunza imitima rero mwibaza muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki? Ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira. Nyamara se uri mu ijuru azi ko mubikenye uko bingana. Ahubwo mbere ya byose muharanire ubwami bw'Imana no kuyitunganira, bityo n'ibyo bindi byose nabyo muzabihabwa. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo, kuko iby'ejo bibara b'ejo. Ingorane za buri munsi zirahagije ku bwawo. Amina. Aya ni amagambo y'Imana, si amagambo yanjye. Mukristo uri kunyumva, tugendane twumve ubusobanuro bw'iri jambo. Iyo musenga, ntimugahagarare mu masinagogi, mu nsengero, ngo muvuge amagambo menshi imbere y'abakristo ngo babone ko muzi gusenga cyangwa ko muzi kwirukana abadayimoni. Ibyo Bibiliya yabyanze, Kristo yarabyanze. Ahubwo nimusenga, mujye musenga mu ibanga. Bibaye na byiza wakaba utagaragaje kuri no gusenga, kuko nimusenga muri mu nsengero bakabemera, Kristo ntacyo azakumarira, kuko ingororano zawe wayibonye mu bantu bagukurikiye. Icya kabiri, tujye kugufasha abakene. Niba uzi ko ufasha umukene ukagenda ukabivuga, imfashanyo yawe Kristo ntabwo yayakiriye. Ubu ni ubuhanuzi. Icya gatatu, niba wambika umukene ukagenda uvuga ko wamwambitse, ingororano yawe wayihawe n'abo wabibwiye. Niko ijambo ryavugaga, niko rivuga. Guhera uyu munsi umukristo wese wafashaga abantu acike kujya byamamaza, agereka abo yafashije aribo bamwamamaza, nawe niyamamaza bizahinduka zero. Ikindi, reka mvuge ku bakene. Uwo mukene wafashijwe yemerewe gushima Imana no kuvuga uwagufashije, ariko uwagufashije we ntiyemerewe kubyamamaza. Oh, haleluya. Amafaranga. Hari abantu bakunda amafaranga kuruta Imana. Mukristo wowe uri kunyumva,
nawe mupagani unyumva, niba uzi ko ukunda amafaranga kuruta uko ukunda ijambo ry'Imana, kubona ubugingo kwawe biri kure. Niba ushaka ubugingo biragusaba gukunda ijambo ry'Imana kuruta gukunda amafaranga. Ni byiza ko tuyashaka kuko ariyo adutunze, tuyashakane umwete ariko dushakane n'Imana umwete, tuyashakane umwete dushake Kristo tumushakane umwete, kandi kubona Kristo ni ugukunda ijambo rye. Ubutayu si bwo butumenyesha Kristo, ubutayu si bwo butuma tumenya Imana, kwiyiriza ubusa si byo bituma tubona Imana. Kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira nibyo bituma tumenya Imana. Ikindi tujye ku bantu babika ubutunzi bwabo mu ijuru. Iyo usenga Imana ugafasha abakene, ugafasha imfubyi n'abapfakazi, icyo nicyo bita kubika ubutunzi mu ijuru. Ntabwo kubika ubutunzi mu ijuru ari ukujyanayo amafaranga, mu ijuru nta banki ibayo. Ibikorwa byiza dukora byatumye dusohora amafaranga, ubutunzi bwacu twafashije abakene, niko kubika amafaranga mu ijuru. Iyo utabikoze amafaranga yawe uba uyabika mu isi. Nizere ko icyo ngicyo mucyumvishe. Tumanuke kudategekwa n'amafaranga, Matayo 6:24. Niwirukanka ku by'isi, intego yawe ari ukugira ngo ube umukire muri iyi si. Kugira intego yo kuba umukristo muri iyi si bizagorana. Biragusaba ko intego imwe ipfira mu yindi. Niba ari intego yo kuba ukomeye mu isi, biragusaba ko urekura Kristo. Niba ari intego yo kuba umuntu ukomeye muri Kristo Yesu, urarekura intego yo gushaka kuba umukire mu isi. Ibintu ni bibiri, nta bami babiri. Urahitamo kuba umucakara w'umwe. Niba umucakara w'amafaranga uzacakazwa n'amafaranga, niba umucakara wa Kristo ucakazwe na Kristo. Urahitamo ibintu bibiri: kwiruka inyuma y'amafaranga no kwiruka inyuma ya Kristo. Kristo arashaka ko dukora, ariko cyane cyane tugaha umwanya nde? Kristo. Tugaha umwanya ijambo ry'Imana, tukagira igihe gihagije, tukagira umwanya uhagije uruta umwanya tubona dushaka amafaranga. Uwo mwanya tukawukoresha twumva ijambo ry'Imana tunarisoma. Agahe gato gasigaye akaba ariko dushakamo amafaranga. Uko niko gukiranuka. Twakomeje n'ubuhanuzi. Mukristo wowe ubunze imitima, nzarya iki? Nzanywa iki? Ntinkurikira Yesu azampa iki? Ikibi ni ugukurikira Yesu mu buyobe. Niba uzi ko inzira urimo ari iy'ubuyobe,
barakubwiye ngo ukurikire Yesu utari kumukurikira, uzamukurikira ukene, umukurikire wambara ubusa, umukurikire upfusha abantu bafite, ubukene bukwica warakurikiye uwo Kristo utari we. Umva Kristo wa nyawe. Ni ukumva ijambo rya Kristo ukaryakira mu mutima, ukarikomeza, ukarigenderaho, ukarigenderamo, niko gukurikira Kristo, ni nabyo bizaniye imigisha ngiye kuvuga. Imigisha ngiyi ni itatu: ibyo kurya biraza, imyambaro ikaza, n'amafaranga akaza kugira ngo agutunge. Ibyo bitatu bizanwa nuko wakurikiye ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu, ukaryumva, ukaryubahiriza, ukarisoma, ukarisomerwa, ukanaryumva, ukarigenderamo, ugakora ibyo rikubwiye. Ibyo bitatu bihita biza. Ariko niba bakubeshye ngo Kristo ari mu butayu, ngo Kristo ari mu buvumo, bakakubwira ngo Kristo ari mu nsengero, abandi bakakubwira ngo Kristo ari mu byumba by'amasengesho by'iminsi 7, uzahera ku wa mbere ibyo urimo, ugeze ku wundi wa mbere ubukene bukwice, inzara ikwice, ugiye kwiba, bagufate bagufunge. Ijambo ry'Imana riradusaba ngo dusenge kandi dukore. Udakora ntakarye, kandi ntiwarya utakoze. Gira igihe cyo gushaka amafaranga, igihe gito cyo gushaka amafaranga, ugira igihe kinini cyo gushaka ijambo ry'Imana, kuryumva no kurigenderamo. Uko niko gukiranuka. Ndasoje, ni Imana yavuganye namwe. Mwami, abankurikiye bose kandi bemeye ijambo ryawe, baha umugisha n'amahoro, baha imbaraga no kugubwa neza, ubakomereze imitima itenebutse yabo, bazashike mu ijuru amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amina.